amakuru ababaje cyane tugezeho muri iki gitondo ku itariki 2 z'ukwezi kwa 9 mu 2021 nuko umuhanzi ukomeye cyane umuraperi jayply yitabye Imana. Nkuko tubikesha igihe, uyu muhanzi yagejejwe mu bitaro bya Muhima, ibitaro by'akarere ka Nyarugenge, avanywe kuri gereza y'Amageragere yari afungiyemo mu masaha y'ijoro. Acyakirwa mu gice cyakirirwamo indembe ahita yitaba Imana. Mu masaha y'ikitondo kuri uyu wa 4 nibwo inkuru y'urupfu rwe yatangiye gukwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Gusa urwego rw'igihugu rushinzwe imfungwa n'abagororwa rubifitiye mu nshingano ntirwagira icyo rubitangazaho. Icyateye urupfu rwe ntikiramenyekana, gusa amakuru yizewe agera ku gihe natwe tugezeho kuri uyu mwanya nuko we n'abandi bagororwa 3 b'inshuti ze bari bafunzwe bazira gukoresha ibiyobyabwenge. Ariko ibi byose byagiye bibagiraho ingaruka. Abandi rero bagenzi be ba jayply baracyari muri gereza. Gusa ikibabaje nuko jayply nyuma y'ibyo biyobyabwenge abandi bo bagiye boroherwa, ariko we bikomeza kumugiraho ingaruka ku buryo yakomeje gutaka mu nda igihe kirekire, akajyanwa no kwa muganga ataka cyane, bikamuviramo kwitaba Imana muri iri joro. Bamwe mu bantu ba hafi mu muryango w'uyu muhanzi babwiye igihe ko uyu musore wari muri gereza kuva muri Mata cyangwa kuva mu kwezi kwa 4 uyu mwaka yarwaye bitunguranye, akaza kugezwa mu bitaro bya Muhima arembye cyane ku buryo yahise yitaba Imana. Mukuru wa jayply ari Uwera Jean Maurice yemereye igihe ko murumuna we yitabye Imana, ati jayply yapfuye ngo yaguye mu bitaro bya Muhima. Sinzi icyo yari arwaye kuko kuwa mbere twaravuganye. Uko niko umuvandimwe wa jayply yabitangazaga. Tuyishime Joshua benshi bamenye nka jayply yari umuraperi ukomeye mu njyana ya hip hop. U Rwanda rwagize kuva iyi njyana yamenyekana imbere muri iki gihugu. Uyu muraperi yamamaye cyane mu ntangiriro za 2003 kuzigeza 2008 ubwo yadukanaga na bagenzi be mu itsinda rya Gang. Nubwo babarizwaga muri iri tsinda, ariko ntibyamubujije gukora umuziki ku giti cye, aho yakoze indirimbo zinyuranye zamugize icyamamare. Nta muntu uzibagirwa indirimbo ze nka Ku Musenyi, Defuade, Akanyarira Jisho n'izindi zamufashije kubaka izina cyane. Muri 2011 uyu muraperi wari mu bakunzwe cyane yagaragarijwe urukundo mu irushanwa ryitwaga Primus Guma Guma Superstar, ryari ribaye bwa mbere. Kuva iki gihe ntabwo jayply yongeye kurekura igikundiro cye mu bakunzi b'umuziki. Yakomeje kugaragaza amashagaga mu muziki. Ahagana muri 2014 nibwo yashimangiye ko akunzwe nyuma yo gutwara rya rushanwa rya Primus Guma Guma Superstar. Uyu muraperi wari mu bakomeye yakomeje kwitabira ibitaramo hafi ya byose byabaga bikomeye. Uyu muraperi jayply yagiye afungwa inshuro zitandukanye, ariko nyuma yo gufungwa yakomeje gukora umuziki ndetse akora indirimbo zakunzwe bikomeye cyane. Muri Mata 2021 yongeye gutabwa muri yombi, akurikiranweho icyaha cyo gukoresha ibiyobyabwenge, akatirwa gufungwa iminsi 30. Yitabye Imana mu gihe yarategerejwe mu rukiko ku itariki 2 Ukuboza 2021. jayply, rest in peace, you will always be in our hearts.